bashaka kubaza chance mu bakinnyi b'igihirahiro bakinana ndashaka mbwira umukinnyi umugore iyo bari gukinana kamfate sound hariho indege ndashaka mbwira umukinnyi umugore iyo bari gukinana mu gihirahiro yego n'umukinnyi umworohera akumva donc iyo bagiye gukinana nta kibazo afite avuga ko byagenda kose birahita bicamo abantu ko ari babiri cyazo wacyumvise Yesu waje ungora mungira gute iyo muri gukina nunyorohera nawe undi tworohera iyo muri gukina kubera rero abakinnyi b'igihirahiro bose bari soft nimba nabita soft nyine bose ubisanga ntabwo nakubwira ngo ninde ni abahanga kandi baranoroshye ntabwo ndi kubabeshya hari umuntu ushaka kukugora kubera ko umukunda kumufesinga bikaba ikibazo hari ushaka kukugora kubera ko atazi gukina hari ushaka kukugora kubera ko line ziba zibagirwa hari ushaka kugutera isoni hari izo mpamvu zose zihurire wowe tubwire nubivuga biratuma udasubira uravuga ibyanyabyo rwose ninde ukugora mu kuntu ninde ukubangukira nyiri umuntu wumva mwana nakina na sene nyinshi sibyo biradimo cyangwa mpinduye ikibazo cyawe njyewe kugeza ubu abo tumaze gukinana bose baranyorohera abo tumaze gukinana nanoze na urangora pe iki ngiki mba na dinara waravuze ngo urabeshye ngo uvuga ukorohera umuntu wumva nyende kuvuga yuko ntacyo uvuga uwo mwakinana kenshi fa yewe jewe abantu bose tumaze gukinana mu gihirahiro cyane ko atari na benshi bose baranyorohera kubera ko bose inshuti zanjye bose turorohera dina yihangane baraguhamije reka dupfa kwemera ko agishubije ni icya gatatu ashubije yego kwazo igasubije ibibazo ni bitatu byanyine nta kundi ntabwo munyuzwe ushaka kubaza Karinda uheruka mu rusengero ryari ese we ayi cyane nyuma yo kubatizwaho gato pe ntabwo byibuka we ariko buriya ni kera pe reka mbabwize ukuri mbere ya korona ariko se n'imbere ya korona buriya ni ukuri gusa nta uretse ko ari kera ntabwo nibuka umunsi ntabwo wibuka imyaka ishize oya imyaka ndayibuka mbere ya korona ngiye korona itaraza narasengaga cyane bivuga ngo kuva korona yaza nturajya mu rusengero bisa nabyo niba hari aho mbeshya Imana imbabarire ariko ndakeka muri gahunda nagize korona yaje iyo mu rusengero ntabwo yari irimo ntabwo pe nagiye muri korona se bivuga ngo na mbere ya korona ntiyasengaga na mbere yaherutse gusenga kirizarama oya none se nabatirijwe hariya mu rusengero rw'abarokore bahe bambatije hano hepfo kuri La Paris muri pisi wabatijwe mu mwaka ubwo umwaka rega genda babwiye ko imbere ya korona ho gato nibwo wabatijwe kubera nyuma kamabamo bavuga ko na nyuma ya koko uretse gatoya mbere y'umu ex wanjye wo muri 2000 kangahe nari narabatijwe murabivuga oya hangare mu giko cy'ibyo bari inyuma nje ntabwo nabeshya n'ubundi uretse ko bari bunyomoze ariko ikiriho je ntabwo mperuka kujya gusenga kuva maze nasenga maze kwimuka nka gatanu kuko ntahari one imyaka nk'ibiri korona imaze imyaka ibiri voilà ni imyaka ibiri ibiri kuri kanga 2019 bijya kuba nk'ibiri ntabwo byemera ex wa Dina kwagiye rero ndagushubije imaze gusubiza bitatu nanjye nijye ugiye kubaza ni wowe se chance baza ujya muri boîte kare share kafe kubagoye ariko ibyo nahuriyeyo nabyo nasinziriye inshuro eshatu okay yego nakoreka ndeka gusubiza utamfashije yego nagiyeyo gatatu ngira nk'udushya nka tubiri wahuriyeyo natwo utegeze ubona mu buzima bwawe ukumira akambere
maze gusinzirira muri buwate eshatu uko ari eshatu nagiyemo hari buwate iri hariya hepfo gutya ntitaye ku bushyuhe n'iki narasinziriye iya mbere hari harimo imbere urusaku n'ubushyuhe urabona hari ahantu ujya ujya mu kabari ugasanga baciyemo igice ngo hano hepfo ni VIP njye nagiye muri VIP niho haba hari na ntuze na bumu ni buwate ni ukuri kw'Imana ndicara ndasinze nabanje ndezisitaho gatoya ndeba abakobwa bari kubyina nyuma numva ari kumbwa ngo dutahe ahandi barambwiye ngo stress zigiye kuzanyica mu minota gusohokane turagenda hari nko mu masaha 9 saa 8 saa 7 z'ijoro nasinziriye hagati ya speaker enye imwe hari indi hano noneho hari hahandi harimo n'ibitara by'icyatsi n'ubururu ndicara ndasinzira abandi mwambure tugataha ako ngako nanyuma nagiye nuze no ku gisimenti ndasinzira ujya he oya ku gisimenti mu bantu bakujyanayo ndamye neza ko bari inyuma ya kamera barimo birashoboka please umufashe nimuzonge nta muntu uri inyuma ya kamera uranjyana cyangwa reka nkubwire chance cyangwa nibajya bagenda bazamusige nka kabiri okay ako nagashya kambere musigeyo bitahiri ako nagashya kambere nagiye muri buwate nka hari na 4 kuko indi yo y'inyamira musi nayisinziririyemo ariko udushya nahabonye harimo abana bazi kubyina kweri ako naka kabiri aka gatatu nabonyemo abapapa bari kubyinisha abana bato umujinya uranyica kuko urumva ngewe nta nubwo nzi kubyina ukabona ukabona kana tu gato umwana nyine wakabaye ari uwanjye reka tubivuge neza umwana nyine wakabaye ari uwanjye ngiye tungana ukabona grandfather hariya nkabona kabisa umupapa hariya yikokoye n'uruhara n'imvi kabisa harimo arisasanura byarambabaje ibyo n'ibyo bitatu ariko byarambabaje akora bitakubabaza gusa kubona umwana sawa nashubije maze gusubiza bitatu nanjye ngabaza na Dina ariko Dina arabeshya ntabwo mbeshya ni ukuri nta kintu na kimwe ndi kubeshya uvugisha ukuri ubwo ibyo ntabashije gusubiza nuko nyine ari uko bimeze ntabizi cyangwa ndatari ari bya bindi bitagomba gusubirizwa kuri kamera iyo kumwe n'umukunzi wawe n'iki kintu agukorera ukavuga uti wawu iri kumwe n'umukunzi wawe n'icyo agukorera ukumva ati ukavuga uti wawu utaha ni kuri dongo mwese muzi donko muri abadanje muri amasuki ya danje ubuse cya kibazo mwakinshubije nta kibazo bivuze donko hari igihe umuntu avuga ikintu avuga ati vraiment donko kabisa hamwumva ariko nanone iyo donko yindi uvuze ijyanye na bya kibazo n'ibiki oya ntabwo kirana kivuze twebwe ikomereze subiza handi bakora ukumva bigeze kuri donko ibyo bagira hano uri kuri kamera mvuze ngo ni muri dogo ibintu bagukorera kumva ni iki nakora kimwe ukunanganiriza Dina koko cyanze nawe arakubeshya muri kije kono rero donc iyo turi kumwe donc kwanze ko nabiganira byinshi ugira Dina nyine nshobora kuba nabiganira byinshi uri mu kazi wabigira ariko iyo turi kumwe chance ari kumwe n'umukunzi wawe ari mu kazi nta iyo turi kumwe turi kuganira chance Dina iyo turi kuganira turi kumwe ndabikunda tu kuko nyine ubuganira n'umuntu ukunze kandi ubona kwitayeho nawe umwitayeho ni byinshi pe kimwe muri ibyo byinshi icyo ukunda no kuganira nawe gusa nicyo kiruta ibindi byose ko rwose nta kibazo nawe akunanganiriza cya kintu kindi cyihorera ni kihese oya ntabwo nakivuga Dina cyangwa mvuga ko nawe uri mu ex banjye bigiye gito
Oya, ntabwo ndi ex wawe. Ntabwo twakundanye sinigeze nkundana na Karinda. murumva ndabizi ko muri audience hari umuntu uri bwandike comment avuga ngo urabeshye. Ntabwo mbeshye. Ni Komeza. ukuri mwana sinigeze nkundana na Karinda ndabibabwiye. Ahubwo bitewe nuko ari umuntu tumananye igihe kinini mu kazi dukora ka filime. Tuganira byinshi. Bagira ngo ariko ku buryo wenda byinshi bye mba mbizi nanjye wenda rimwe na rimwe abizi. niyo mpamvu rero bivuze ko dukundana. Okay. Niyo mpamvu rero biracyaza. Ibyo nibyo nkunda kuri we nuko nansoma. Kuri njye. Uko nagira gute? n'ukuntu Ukunda musoma yabivuze rero se kamera ntiyari ihari. Akunda uburyo amuganiza n'uburyo amusoma. Kandi buri muntu wese arabizi. Oya none se nkubeshye kuko ntabwo yigurira afite iminwa myiza. icara ahantu hari Ewana kabisa. Oya hari Wowe uwatandukanye na Josette mu ba ex7 ntabwo uzi gusomana. Umuntu bari kumwe uyu munsi. Oya muntu bari kumwe uyu munsi uwo muri kumwe gusoma neza. Oya abajije wowe bari kumwe ubwo icyo kintu kireke kuko Nabo bagusomaga neza. n'ababanjirije reka nkubwire kunsoma mvuze ntabwo ari ukunsoma nk'uko ushatse kubivuga. Ni njyewe ntabwo nshatse kubivuga yego. Nk'urugero hari umuntu ukunda ko bamusoma ku munwa. Oya wivuga ko basoma nta kibazo. Hari umuntu ukunda ko bamusoma ku itama. Uwo wundi yasomaga mu jisho. Hari ukunda kwenda bamusoma ku ijosi, ku kuboko, ku gahanga he. Hari wasomaga mu jisho. Urumva? Uri kuri kamera asoma mu jisho. Ngo ku mukondo. ego Barashikira. Uko ari yashikira. Ave wikatinga. Tubabarira. wumva uko Ubwo ariko se ndashaka kumuzana imbere ya kamera. cyakoze mu bintu byose uvugishije ukuri. Iki ngiki uvugisha ukuri ni n'ikibazo cya kane turagikonfirime. Oya hari n'ugera ku ibere akaba ari aho yisomera. Ego baba rero Jana uko udakina filime kweri. Oya ntabwo ndari kwenda soma ku munwa cyangwa iki. Donc hari ahansoma ukumva karabaye. Buriya reka nkubwire. Reka ngurugire. Nk'ubu si ubona neza ukuboko kwawe. Oya. Ushanze mu kuboko kwawe. Mu kuboko. Fashe gutya ndasoma. Nusome kataba. Mu by'ukuri wenda nuko ariho nkunda. Sibyo? Hano ashobora kunezeza kuruta kwansoma ku munwa. Hagusoma twe twahuje. Iki kibazo ugishubije neza mu bibazo byose wabajijwe umaze gusubiza ibibazo bine. Sinjye ugiye kubaza. Sinzi ukuntu nibagiye ibibazo nagomba kubaza Dina. Kwimana mwana baye mwabana n'abantu muziranye ngo muzanye mwamfashije ubwo byose yabimuze yanambwiye ngo mbabarira ngo ntumbaze bya bindi muze kibazo ke reka mpfe ku no kimbaza ninjye reka mpfe kugerageza amahirwe nakunda kimwe oya amaze gusubiza binenge maze gusubiza bitatu na bitatu mu bantu mukinara mu gihirahiro bose babagabo ninde mwasomanye ku munwa? Hari n'umwe mwari rwasomane ku munwa dukinana gihirayo gutya no gutya ku munwa ngwego mane yaje ubivuze ndamukemangura mu rukuri uriyagera ku mukono uri hasoma. Oya ubivuze ntago dukinana ariko araba kamera aba mugirira ntago bivuze yuko nkinana nawe mu bantu mu bantu bareba filime muyikurikirana umuntu uri kuri kamera mwari mwabona nkinana nawe. Okay nta kibazo ntibanamuzi no njye we ngo barasomanye we nta kibazo ariko nyine wasoma hagera ubu nse baje mu bakinana cyangwa mu bantu baba mugira we njye nabaje mu bakinyi b'igirahiro bose. Okay nasubize rero ndegewe yagezaho neza kamera navuze ntawe urimo warega wagishubije nyine ntawe urimo. Okay iki ngiki nawe murasomana reka nkivunjemo ikindi ariko biri kumbabaza ari ikibazo nyibutsa mubaze iki nicyo Dina sha wanyibukije mari ko buri bunyibutse birangiye ari ikibazo nakabajije Dina we sha biranze shatse mbwira ikintu mubaza
kuko nijye utahiwe mwambwiye ikibazo mbaza Dina iranje mu bibazo wawe ikibazo ubaza Dina Dina yandoze hano ko ari boss wawe Dina urambabaje gendere kabisa kuri kw'Imana numbwiye ko ikibazo ni kimwe kandi yose yarasigaje kimwe ariko ikindi atasubije ni kihe cya kintu cya byambe atasubije agomba yabishubije nibyo usugi yabishubije abantu barebye iki kiganiro barabizi ko ari sugi cyatariyo ibyo nta kibazo rwose na nubwo twabigarura barabizi ubuze ikibazo hano barasoma mu mukondo basoma no mu maso no mu hehe ngo hari n'usaba imbabazi shaka ahantu oya ko ni joke msasa ndabizi unyibutse ikibazo buretse nuvuga ibintu byinshi ndibagirwa icyo nagomba ne wavuze ngo mfasha tumushakira ikibazo sinjye wabivuze ko ariho asoma uri kuri kamera no ku mutwe yahagera no ku itama yahagera naye hose yahagera naye hose nawe akazi kakorwa akandi bashaka kuduteranya data ntaduteranya ariko twikunda nyibutsa cya kibazo ntacyo ibibazo bitanu bitageze ari wowe wazanye ngo ibibazo bitanu no hari ibyo yasimbutse ariko nta kibazo nasimbutse je ibibazo byo kumubaza birahari ariko harimo akantu kari kugenda kuko ni oya ni kazi yagushemo mubaze rero nawe ugomba kubaza mwese ntutabiwe ngibwo kubaza birahananiye gute se ari njye utaga niwe wari uri kumbaza ahita yongera mbaze kandi ari njye ugomba kubaza ndabanza mubaze kuko wowe uramubitse ubushyemo shanje okay chance iki ni ikibazo ariko uvugisha ukuri ntongere kubeshya njye nta kintu nzi mbeshya ariko ndashaka kumbwira umuntu w'umugabo n'umugore igitsina gabo n'igitsina gore ukunda cyangwa wishimira kurusha abandi muri timu y'igiherayo yose harimo n'abatekinisiye n'ibiki byose umugabo n'umugore ndabo igitsina gore n'igitsina gabo n'umugore bangahe oya n'umugore n'umukobwa harimo ubwo n'umugore igitsina gore n'igitsina gabo umwe nishimira mu gihe bose kweri oya ntabwo bakantiga ishimira mu gitsina kweri sha abantu kabisa mfa kubatubwira batubwire nta kibazo kweri batubwire kabaye umuhungu n'umugabo nta kibazo tubwira umuhungu n'umugabo kuko n'ubundi dufite abagabo n'abasore kuvuga umugabo n'umukobwa yego nishimira mu gihirahiro timu yose muri rusange timu yose muri rusange rero umuntu nishimira w'igitsina gabo umva oya ariko arahari byanze tureka kubeshya muri timu yose hari umuntu uba muri kumukumva ko mwishimiye nk'undi nawe ndawe igitsina gore aranamufite nuko wenda barenze umwe ari gushaka kubavangura nuko kare twavuze ngo mu bantu ngo mukinana ngo ninde muntu ukugora nutakugora buriya nabwo abahari ahubwo wenda nuko udashaka kuvuga ngo nkaho biroroshye naskusubiriza wanze gusubiza byende byose ngo ibyo byose rero tubyiho nanjye ibyo mugihirahiro nanze gusubiza impamvu nk'ubu ngubu njyewe nta mugabo njya nishimira ibyo byo ntihagire uwimbaza umukobwa nawe arahari ariko ntago wamuvuze arahari mugihirahiro arahari bivuga ngo rero nabyende byose kuko atari busubize aba afite ibisubizo ahubwo arahari kandi wowe urashaka kudusubiza ngo twibwirira umuntu uri inyuma ya kamera
umuntu uri inyuma ya kamera uri inyuma ya kamera ninde? vuga amazina ye kuko amazina ye yitwa ko mbona tugiye kumenya. nta kibazo vuga amazina ye kamemu nukuri shari bashaka Yitwa Kaboy. abantu baranakunzwe nukuri kw'Imana muze kunkamerera fatira telefone unkamerere hariya kuri kamera turi abantu bariyo tuzamenye uko Kaboy ni wowe usoma ku mukondo ugera ku mukondo kabisa iyi video iri inyuma ya kamera muze kuyivanga muri iyi video turebe umuntu uriho ariko nahise yisha amazi muri kamera ariko ni handi kugira ngo mukozeho si umutipe bakaraga kimwe uretse ko waba uratentire uzagashyiramo arahata Kabo hamwe n'umwongeresha n'umwongereza yari director wa Dagi. Yega n'umukobwa n'uriya bicaranye n'umukobwa n'uriya bicaranye cyangwa nuko kubera iki kubera umuhungu kubera iki umukobwa kubera iki aho turi kujana aho turajanirana reka mute mfata na rinete kiragisubiza ntareba neza oya mbabarira ntabwo mberewe agahiza ariko menya ako mutabeshya ubu nta Yesu Kristo washa ntunkamere ibyo ngibyo bivanemo byo nanjye ndiyanze kuko ese ko chance nabonaga kamubereye karampereye yewe we Yesu kubera iki umuhungu kubera iki umukobwa umuhungu nakana keza nyita Kaboy nakana keza kwere byahatari yumva umwana mwiza aritonda namukundira ibintu byinshi kandi yamukundira ibintu byinshi niki twa turi amasugi baza noneho umukobwa kubera iki iyi show ni danje kweri iyo ndayemera umukobwa nawe nyine ni umwana mwiza inshuti yanjye numva ngo umwana mwiza nyine mu buzima busanzwe aritonda kandi njye nkunda nyine abantu bameze gutyo abari inyuma ya kamera ntimuberekane batazaturusha abafana ubwo niba ari bo bitonda narinzi wenda ko ari nanjye okay chance maze gusubiza ibibazo bine dinakomeza utubaze twe nanjye bine ibibazo ko byabaye bimaze kuba nk'icuma ariko bazambaza wowe byarangiye tubaze nta kibuze ariko hari igende bukibone tubaze njye se wambajije harya tubaze na chance abaze ubundi turangize ikiganiro yego pardon ndabaza mere kurinde bazuhera kushaka ariko hari nk'ikibazo nababaza ntimumbwize ukuri jye mukimbaje nahita babwiza ukuri nusha natwe kitose turakubwiza ukuri ni iki ndamuka mu rukundo uwagize cy'abantu mwakundanye ntabwo ari igikozo yego ari matangira ni iki kintu umuhungu mwakundanye yagukoreye ukumva kumubabarira biranze donc kikakubabaza cyakubabaje kuruta ibindi byose waba warakorewe mu rukundo yaguciye inyuma yanciye inyuma kandi njyewe umuntu naciye inyuma nkabibona nkamwifatira waramufashe face to face man sorry kabisa ndani mu gitanda ndani mu buriri yanciye inyuma n'umukobwa inshuti yanjye abacuti banyu nibo babikora cyane ndani nyine yajyayo na Josette gute bahuriye nyine ikintu cyabaye gituma mushwana uranababara cyane nzabishyire muri filimi nta kibazo ibyo bintu by'umuntu uguciye inyuma ndani bya nyabyo nyine akaguca inyuma agiye ushobora kuba wenda barazise batandukana nta cyenda yaramubabariye oya twashe bahise barekerana cya gatanu wagisubije
nanjye urambaza nk'ibyo se numbaze ariko n'ubundi nutanabimbaza yagize chance ikindi kibazo ni iki ngiye gusubiza bitandatu yagukoreye none kikagushimisha ukumva muri wowe ukavuga uti nawe urankunda ni dukundana cyangwa Mike yaba uwo mukundana yaba uwo ex kuko ari igihe wenda uwo muri kumwe yashaka kuba arakora nk'ibyo ba mbere yagukoreye ariko muri abo hari uwagukoreye ikintu uvuga uti shaka ikintu kiramamije mu bantu bose ujya wicara ukavuga uti iki kintu cyari sawa yanaguriye anniversaire okay nziza cyane koko okay yari anniversaire yo ntuze kabisa yaragukomye kweri no batandukanye no batandukanye no ex we wawe ndi yafatiye mu buriri siwe chance ubwiye ni akoze ubwiye mu barira ni yaragukomye gutyo yarankomye maze kubona yuko yankomye nemeye atangira kugira ahita watireka mbanze n'abandi bumva uko bimeze okay no mu baturanyi mbanze kuguma mu rugo mbanze ndi mpere ku rugo nta mpamvu zo kuguma mu rugo reka ndishe mpere hafi y'urugo ushaka okay gambaza nanje dukorotire ikiganiro ni ikihe kintu umukobwa yagukoreye akagukoma kumva ko nyine ewana umva arakoze byatari kurya uvuga kibi uti cyiza ikiza gute iki kintu koko cyane ndetse ubwo ko ari byinshi ndabivuga twaragize amaye nuko nagize mute kire twagize ukuntu aragukoma oya ibyo twaragize urana twanyuze aha twagize akoze ubusine ntagishubije ntacyo wasubije ni iki yagukoreye ko kuvuga uti hano uzabona byinshi kandi bakora kimwe cyonyine twakoze urukundo nakoze urukundo nakoze amor mbese umwe niwe mwayikoze uravuga uturankomye umwe seze niba mfite benshi wenda bankomye barenze umwe ariko icyo kintu nta kintu wese nta mafaranga yampaye ntabwo kunsohokana n'ubundi ndasinzira I'm trying to be honest ubwo ndi kuvuga ibintu biba mu rukundo ni ugusohoka ni impano abantu twakundanye batanga impano gake gashoboka uri inyuma ya kamera oya wiseka wiseka niko abifiteho amakuru oya wiseka uraza kutubwira batanga impano kabisa gake gashoboka ariko they are good in love ni iki yagukoreye kibi cyakubabaje kumva ko utabashaka kumubabarira ni bose abarekse banjye bose baragikoze icyo kintu nicyo kintu gituma ngira umu ex yarambeshye ikinyoma so buri wese afite ibyo yambeshye ariko biba ari ibinyoma bikomeye biba ari ibinyoma bikomeye ariko nka benshi usanga bahurira ku kintu wenda kijya kumera nk'icyo ngicyo cy'uwasanze mu buriri ugasanga umuntu ari kukubwira ngo ndi Nyabugogo ari Igicumbi biri seriye icyo kintu nkubwiza ukuri gishobora kuba kizatuma nashaka n'umugore dushobora no guhita dusoza ikiganiro tugishoreje kuri iki kintu kuko ndi gusubiza ikibazo cya gatanu nicyo kintu kimvuna mani byarambabaje barambeshya pe njye mbakorera ibindi bintu byose umuntu mukunda na wenda ashobora kudakunda ariko ubu barambeshya ni ukuvuga ngo aba ex banjye bose uko nabavuze abantu bagirana twapfuye kubeshya kandi ni ikinyoma wafite ni kwa kundi umuntu akubeshya
bikageraho ugahita uvuga uti uyu muntu she didn't even love me. Uri kumva ubwo bwoko bw'icyo kinyoma? Ewana gusubije inyuma turatangiye aho musubije okay barambeshye ariko barambeshye boss after all so nahitaga mera nk'umuntu waruri ikigoryi wari warasaze utaruzi ibintu arimo for the whole year kuko nge ntabwo umuntu ntakundanye nawe umwaka mubara rurete nibaza umuntu umbeshya umwaka wose uri aho ngaho uri kumva icyo kintu yarabaye ikiwerugwe man ubibona ko nta kintu atakoze ngo ubone ko gukunda ntacyo atavuze ntako atagize nta yewe nta ariko ukagera ukizera ko umuntu agukunda bakambeshya aba ex banjye bose uko ari batatu nabavuze nemera twapfuye kubeshya barambeshye kandi bambeshya nakekaga ko bankunda bakajya bambeshya bijya gusa ibintu bijya gusa nibura ukagerageza uwa mbere akakubeshya hano nari ngiye gufata nk'uko nawe kwawe hano nawe nari ngiye gufatira mu buriri nk'uko nawe waba umufatiyemo ahita aba mwiza cyane mu kubeshya no kuyobya no kugira ibyo byose ndumva ibibazo byose twagomba gusubiza birangiye ibyo tutasubije ikiriho nubwo nshoje ikiganiro mbabaye babyumvise ko cya kibazo cy'ubusugi nacyo cyashubijwe nta sugi twicaranye oya nta kibazo barajaginga reka nkubwire gusa ngo yafashe undi yamuciye inyuma yagize gute please nimwumve ko wenda ari uko yamuciye inyuma ariko se reka nkubaza urugero rata yamusanze mu buriri amuze bakarinda hari igihe ushaka kunshakaho serivisi ukayimburaho wajya kwa chance iyo service ukayibona data wasanga shanda namubabariye wasanga turekera aho mani mwagiye mu ntuzi je ntago nabababarira barambeshye ndamubabariye nimba ari iki cyabimuteye barambeshye agiye kumva ko bimeze bitandukanye oya gutandukana abo hari icyo yabuze yakibuze kabisa hari ukuntu yumva nyine utagize akumva ibintu byawe karinda ariko nikavuza aravuze ngo batagize none se ngiye ko twagize ko twagize tugatandukana ikiganiro cyarangiye murakoze cyane ikiganiro tugisubikiye aha ngaha ubwo utaha ukuri kwacu kwaruko kandi nta namwe twabizi turabasaba inde uyu se asuhuza abantu nukuri nye tuje abakunzi banjye by the way ndasuhuza abagore n'abakobwa bankunda abo nkunda bose ntabwo mbasuhuza kuko tugira undi mwanya wo kubyerekana no kubyumvikanaho ariko vraiment abagore n'abakobwa mu nkunda vraiment merci beaucoup nanjye abagabo bankunda n'abasore ariko birisiriye abenshi bazi ko ngira amahane kandi disi ntayo ngira ari n'umuntu unyandikira akambwira ngo wambabare basi ntumbwire nabi ntuntuke ntugire gute tuganire nukuri mujye mutinyuka pe by the way ikindi ubwo nanjye nkomerezeho mu gihe abantu bazi ko Rwema hari abagabo bafite ubwango ko nzabatwara abagore siritu abamotari bajya bantwara bakabimbwira rwose ngo abagore babo ngo baba bafite ikibazo ngo nk'ubu duhuye byagira nta kibazo muzabazane duhura ahubwo dusangire kugira ngo urukundo ruganze rusugire rusagambe hanyuma nuko hanyuma ikindi bamwe mujya mumbaza niba ngo ngo ndatinyitse ngo buriya ngo wabona ngo nkaze ngo kuva wese mwabonye ko nseka se ngo n'abakaritasi bambabaje abakobwa bambeshye iki kibazo wasorejeho ushakira ababaje kigiye kumuraza nabi njye narakomeretse ku buryo na mbere ikintu nzatinya mu rushako ni icyo ngicyo cyonyine wese nubikora njyewe shankura ibindi bibi bitarimo kubeshya kandi ndamutse mbeshye ntabwo nabeshya nk'ibintu bambeshye ibyo binyoma bimeze bite ariko se sinakubwiye ko ari cya kinyoma cyatumaga mbona nari imeze nk'ikigoryi by the end of the day nkava was this love or something else
ese kugahita wibaza uyu muntu yaje ngo dukundane uyu mwaka wose awupfushije iki ariko nawe wayitesheje igihe nose wayitesheje wowe kandi ariko kazi ka niko kazi ka most of ladies nta rukundo bagira ahubwo batesha abandi igihe wese ntago yakitesheje ariko namwe mujye mwivuga nanjye natwe turiva ariko nge ndi kuvuga nge ndarufite natwe turarufite muramaze namwe muramaze nge ndi kuvuga ngewe ikiganiro guys twakirangije ariko rero nanjye reka nanjye shimire abakunzi b'Igirahiro turabakunda cyane n'umutima wacu wose kuko mutwereka natwe urukundo rurenze umuntu aguhamagara akakubwira uburyo agukunda ukumva iminsi yo kuba yiyongereye kabisa rwa rukundo ni sawa hari n'abajya bagura agacupa njyewe ko katarangiye ariko abantu mwese mwaguriye Divine icupa ntiryamugezeho nanjye hari iryo nanyweye ryose narimo turabakunda hata n'abantu inshuti zanjye Divine hari abantu banyweraho icupa nabavuga na chance harya chance bari hari icupa rye twanywera hari umuntu wigeze kuba dutuma hari hafi ya Beka njye naryo muranyweraho se kari akabari ninkavuga urakabonye amafaranga yewe njye ntako muranyweraho ariko rikaduhama ariko abafana bacu ariko dufite gahunda guhura nabo murakoze cyane turabakunda dushoboreje ikiganiro hano biremewe ko muri comments mujyamo mukavuga ngo ubutaha turashaka kanaka tuzamuzana uko azaba ameze ko naba ari no mu mbago tuzamucumbagiza tumuzane ciao ciao